hanyuma ibizareba ikigo ni ibihe? Ikigo ni ibi. Umva nkubwire Nyashya, banza unega amatwi. Muri iki kigo ufite kesi zirenga 3. Iya mbere niyihe cyane? Kuryamana n'abakobwa biga muri iki kigo. Iya kabiri ufite amafoto n'amavideo se? Kunyweramo ibiyobyabwenge, itabi n'inzoga. Icya gatatu kuba nta bwenge ufite. Ufite amafoto n'amavideo hamwe ibyo bintu? Ejo bundi sinakwifatiye. Si ibintu kubwira. Ibintu tobera mu kigo cyawe. Reba. Nyashya, ariko Nyashya, ibi ni bikiri gukora ikuko. Ibi ni bikiri gukora Nyashya. Cyatewe n'amashitani none. Amashitani so yazanye. Ya? So yazanye. Ni nzoga se. Ya? Abwo ni wowe muri nzoga. Wowe nzoga manzo kwere kuba ndi. Ya wowe nzoga. Hako se no iki kigo cyawe. Wangwere inzoga. Ya? Wangwere inzoga. Ni bikira. Wako twanaze ngo ari wapfu. Ya ni nzoga. Oh my God. No, ibi ni bikino naho ibi ni ibikiko. Iki kigo cyatewe n'amashitani. Uba. Buna bukoni bwawe ngo agende kumva neza. Ugiye ugenda uranshinzwe ubundi. Ubwira uranshinzwe. Uranshinzwe. Umva. Twereke n'ibindi utari wamenya. Twereke n'ibindi. Nguhaye arambuye. Uzi ibintu wana gukorera. Ugenda ubanza witekereza. Reba ukuntu ngende kuha abana bawe. Reba ukuntu Hanyuma yo kuhagaza ngaho bayiki. Ubu ushaka iki mama? Ushaka iki? Ahubwo we waje gukora iki hano? Ushaka iki koko? Buri gemba niturije nabandi kumwe n'icyano kazungwamo naba niturije ndi kwinywara agafeje ukazungwamo naba maze kwiminika agacupa kanje kari kanje ururashaka iki mama? Ndagushaka mu ishuri. Hano se ndakwigi Gira vuba mu ishuri ndaburana nawe. Yite hano tuzi twumvikana. Ntabwo meze neza mu mutwe ngiye kubyo ndi bujye kwiga. Hanyuma se wagiye indero? Nibwiye ko nasaze se. Kandi utameze neza mu mutwe. Ntabwo ngiye meze neza mu mutwe. Wampinye. Wagiye mu ishuri. Asumu wagwa udiregiteri yari yankwedura ubwonko umuhama n'ibishabiro. Wagiye mu ishuri. Ndavuga ngo jya mu ishuri. Ndumvikana nawe.
utegereje nde? Negereje sheri wanjye kibyimye kinini. None se hano mwazanyemo ibintu by'inkunga? Waje kwiga, waje gukundana? Ariko wanditse ukamarira ubuzima. Jewe nimba wa nyuma bizabireba ababyeyi banjye bro. Menyenza. Ira nokete. Nongeze. Umva. Ngwera ngwaye mpipenza. Yandike kwike. Nabonye mfite gutongana nawe. Niba ushaka ko umushingaho rero. Nakubashye ko mfite hangover. None ntubaho kubibona. Oh my god. Ndakubwiye ngo genda vahangaha. Genda nguhaye ameza ngahe ayo atatu ugende witekerezeho. Mwitangira ry'amashuri nta nahantu urageza bitajyana hagati ubwo bizajya hagati mezo. Uri kumena amatwi mu bintu byose wambwiye nta na kimwe bigize numva jewe hangover ziranyishe. Reka nkubwire rero nimba utavanga ndagushinga. Mushinga wo bibone. Hase mwakushyize kuko mushizeho. Reba nk'inzoga yawe. Kari myenda dutegereje kuko arenge Rwanda rwe. Ngibyo jya kubibwira nyoko wa nyoko ntabwo ndeba. Nundi munsi kandi utazongera kuza kunshingaho. Mbega abana b'iki gihe. Nundi munsi ndakwiyamye ujye undeba ndeke ugenda ujya gucunga abandi banyeshuri byo ntabwo kintu. Wanyumvise? Genda nyine genda iyo ujya. Genda iyo ujya. Uranjyana neza. Uranjyana neza nagushinga. Jewe ubu ndakuretse ndagiye ngiye nguhaye rambuye niba niryo nzoga nakubwiye ngo genda ubwire nyoko wa nyoko niba rero gushaka isigarane. Genda muri iki kigo banyita bici karashika n'undi munsi ntuzongere kunshingaho. Je nimba wa nyuma bizabireba ababyeyi banjye bro ntago rero bizabireba man. Hanyuma bizareba ikigo ni ibihe? Ikigo ni ibi. Umva nkubwire Nyashya. Banza unega amatwi. Muri iki kigo ufite kesi zirenga 3. Iya mbere niyihe cyane kuryamana n'abakobwa biga muri iki kigo. Iya kabiri ufite amafoto n'amavideo se kunyweramo ibiyobyabwenge itabi n'inzoga. Icya gatatu kuba nta bwenge ufite amafoto n'amavideo hamwe ibyo bintu. Ejo bundi sinakwifatiye bigaragaze none umva nkubwire ndetse nge nagure guterana amagambo nawe bro sibyo nawe kesi yawe nyishize hanze nawe wajya hanze sibyo. Njyewe hari kesi yanjye uzi muri iki kigo ngiye ko nshinzwe akazi. Hari ibindi njye man sindi guterana amagambo nawe sindi no guhariza nawe abana hano hirwa batesha umutwe basaba kuri ngwikina ngwiki. Njye natinyuka nkaryamana n'umwana ni njye nyobora mu kigo cyanjye njyewe ariko reka mbanze ngubaze utangiye kunsuzugura bigeze aho ngaho man wanditse ngiye nkamenya ibyanjye nawe ukamenya ubuzima bwawe bro. Nge ndakubaza ikintu cya mbere cyo wamenya nunyirukana kuri iki kigo cyawe papa afite amafaranga yahemba abaderegiteri nkawe 100 azanjyana no kuri za Green Hills cyangwa za Kigali Parent cyangwa nje no kwiga hanze bro. Urumva ukeka ko ubure utakwihana aho handi wajya ukahashobora wowe nyine ibyo bindekere man we komeza gahunda zawe ndekere zawe. Ndico nshaka no kugira ngo uhindure imyitwarire bitaba ibyo ndakohereza mu rugo. Ariko Nyashya uri ikivumvuri urumva uri gipfamatwi bimeze bite? Mesu yari gukora iki hano? Umva nubwo ngiye simbatanga mu ishuri. Ninde ukwirukanye? Isoni zirakwishurage bebe bw'iyinsi bikuraze. Yaramfashe akinzaza nk'amabora mutagwa no kubana. Si baba bagenda batera abantu za rubagimande. Za rubagimande bashaka gutubikamo rubagimande. None se. Nari nkuvumbuye. Nise nawe rero usinzi umaze iminsi nazi ibyo nyine mfite stress ishuburi nyinshi mu mutwe ubusanga izi zakajya ibwami z'abaderegiteri nazo zintesha umutwe abari kuzatera isesema abantu gushingana cyane uramwumve ariya
ariko deregiti uzi ibintu bibera mu kigo cyawe mani ishobora byose hariya yavuze ibintu bihari baba we wahanye umoyo ugende kwere tugende si ibintu kubwira ibintu tubera mu kigo cyawe reba Nyashya ariko Nyashya ibi ni ibikiri gukora ibi ni ibikiri gukora Nyashya muri iki kigo wari uri he? Urumogi ndikiyera cyangwa ndibiyobyabwenge ngiye kuryo rw'umhiganga tenga uri kinama ubwo uri kumva ibyo byanyina ibyo nahiga nyine ku buryo we nataguhiga ni cyo kibazo mfitanye nawe gituma mpiga se ubwo yabaye ko dukundana nose kuba nkundana nawe bisobanuye kwirirwa umhiga unshakisha gihera utwara uko wiboneye njye ubwo ngubwo nabyumvise bivuga ngo mwihomaho ntago dukundana ndakwitiriye turakundana si dukundana ntabwo mbizi ndeka umbera mucya buri munsi ubu tuzarekeraho ryari kunkorera utwo dushya twari ko naduhaze neshigiye mfite ibintu byinshi uri kuruka muri kuza kwiga mu kigo cyandagaswe imbwa imisega abasazi abaderegiteri bakajya ibwami bose ubusanga bakurira ase ubundi mba barankubaza uretse ko rubanda twihambira tukagenda tukigira ibyinshi neza ukagira ngo turi kwiyahura ibigo byandagaswi ba diregiteri ngo sinibuka neza ibyo ubundi ubwo waroroshye nakubwiye ngo reka kunyikururaho kunyisiga no kumenyera bivuga ngo ni wewe wanyihoma Pusha. Namba twishimye. Nakubwiye ngo mfite ukanyihoma. Bite byawe ariko sha. Bite byawe. Ibiki. Asevuma reka mubaze. Reka mubaze vuma. Aho chamanza kunigira hano. Yo, sheri naye nakabwiye ngo mfite sheri kakanga kumva. Byanaga gukorwa none n'intoki z'abantu babakene Reba jya imihirimbiri sheri wanje jya umwana. Kandi shawuri kirayo. Kugura ipataro yo kwambara ibyo Okay, ubwo se Nezipano jewe naguze ajyango nikora. Jewe naguze nuko jewe nzayikuriramo. Wese niba utagikura gena cyakura ngomba kwikuriramo rero. Sibyo? Iki gikorwa nicyo cyirwa kinyikuraho. Ngwigisiga. Nje mwikururaho. Cyakabiri kango budigwa ndi igikobwa cya papa wawe. Urambaza igisheri wanyimana ugiye kumbona ugiye kunuwonde rero. Mbwire bro, mbwire brother. Jewe nabahaye buhuzu. Nabahaye nkomba mwihana binja. Sibyo? Ntago murabona umushinya wanje bro. Umushinya wawe se wakwicaba. Shira wanje ngo nindaye. Mwiyame nago ndindani. Akose mwana. Ubu ngubu huko ni wenda ureba nk'indaye ahubwo sha. Wowe nago wigurishaho. Itonde. Wambonye mu migina cyangwa kugisime. None se wamubonye he none? Yego ra. Wamubonye se? Cyane vire hano haruguru kuri boutique. Kuri boutique. Iye boutique iki kigo kirimo boutique. Nasanga agazanga gashinze niya saa 8 namaruka gata kamfata. Umugore wanyu ngo arashinze. Akubitebye gusuzugura sha. Kuza kivugishwa gutyo ntago ari wawe nicire hano kamagaritsa. Akubundi ufite ubwenge uratekereza. Ahubwo wowe usanga ugura indaye urozo nango nindaye ugiye kuyigura. Ngo kazi ko kagiye kungura. Nawe uzi ko ufite umugore. Uyu ni nisugi igenda bizi neza n'isheri wawe. Sawa rero ndeka. Ngore mureke nigende. Yasha, nyuma yo gusambanira mu gihoro uje kurwanira nanga. Kumbe ari indaye ukavuna umuheto.